Ndabasoje aho imbuga nkoranyambaga zaziye abantu benshi bafite ibintu byinshi byitwa motivation speaking, kora gutya bizagenda gutya, kora gutya. Ariko kuri iyi nshuro tugiye kuza tuvuga ku bijyanye n'icyo wakora kugira ngo umuntu agukunde. Mu by'ukuri abantu benshi bavuga ngo gira gutya, muhamagare gutya, muterete gutya. Turavuga ku bakobwa, muha impano, gira gutya, wimuhamagara, wimutextinga gutya. Ndagira mbabwire ko ibi bintu byose ari scam. Ukuri common sense kandi kumvikana nuko nta kintu wakora ngo umuntu agukunde. Ikintu wakora cyonyine ni ukwibaha ukamureka, cyangwa se ukamusaba mu buzima bwawe na contact ukayikuramo, kuko nta kindi kintu wakora ngo umuntu agukunde. Nushaka uzamuhe amafaranga, nushaka uzamuganirize neza umubare w'amasaha, nushaka uzagere umugurira imodoka, nushaka uzazana indege, umuntu utazagukunda n'ubundi ntago azigera gukunda. Icyo kora igihari, iyo umukora ibyo uri gukora uba uri kugura urukundo rwe. Nawe kubera crise yibereyemo, kubera ko nta muntu utagira ibibazo, niba ari umukobwa hari igihe agira akavuga ati ariko ubundi bundi mu biki, iya modoka wayifata nkazabona uko ncika uyu muginga mu gihe yaba atangiye kuzana ibintu by'amararaye. So the plus utinda mu kintu ubona kitagenda, the plus we expose ku ngaruka mbi zigenda. Nzi abantu benshi bahatirije urukundo birangira nabi, kuko nta muntu wahatirije urukundo birangira neza. Ntihazagira umuntu ukubeshya ngo umukobwa ngo ntagakunda, ngo bakunda abantu bacezinga, ngo babiruka inyuma. Icyo ni ikinyoma sa. Iyaba wari uzi ko umukobwa ukugora hari umuhungu ageraho agahinduka ibisusa, nyumva neza. Iyaba wari uzi ko umukobwa ukugora cyangwa umuhungu ukugora hari umuntu ageraho wundi w'igitsina batandukanye akarambarara neza akaryama ku buriri, niba ari kumurongora bakamurongora, niba ari kumukisinga bakamukisinga, agakora nuko ashoboye kose, ahubwo za mpano wewe wamuhatiraga nawe akajya kuzihatira wa muntu akunda. Making sure ko umuntu ushaka gutereta nibura afitemo yasize musansi yo kumva, nibura yakirana yombi approach yawe, yakirana no yombi uriwe, yakirana yombi ibyumuha, yakirana yombi ibiganiro byawe, yakirana yombi ibindi bintu bindi. Wenda muzasigare murebana ku mico n'ibike, ariko habayeho kubahana no guhana umwanya. Ariko umuntu utaguha umwanya rwose ntuzahirahire ngo yagukunda. Nushaka uzaje ku musuri wabo, nushaka uzaze witwaje indege jet, nushaka uzaze witwaza iki. Keywords hano nuko nta kintu wakora wahatira umuntu kugira ngo agukunde. Turabivuga bamwe bakavuga bati mwege mwarasaze, none se ko hari umuntu bari baranze nyuma baza gukunda. Nibyo, kubera ko abantu tutaya duhinduka, abantu turi abantu duhindura intekerezo cyane. Hari igihe wa muntu wakwanze ibyo yari yiringiye bidakora, cyangwa yari yiringiye nawe yirukankagaho bidakora, agahita avuga ati ko mbona ngiye gukena se, ngiye gusaza nashatse, cyangwa mbona uriya muntu agiye kubera iki nashaka uriya, wabaye option. Niba wifuza kuba option rero rwose courage, genda. Niba wifuza kuba option, ukifuza kuba plan B y'umuntu wari we wese, genda. Icyo nakugarantisa ni kimwe, nuko muri iyo nzira yo gutereta y'urukundo uzabibabariramo. Yewe nimugera no mu rukundo ni wowe uzinvestinga cyane, azajya akora akana agakosa no mubwira ati ndigendera, kubera ko n'ubundi waje atagushaka, ngo ari option B, option A yashize. Buriya mu buzima bw'uwo muntu option A yongeye kugaruka n'ubundi yaguta, abo umusore cyangwa abo mugabo n'undi yaguta. So making sure ko option A, niba uri option A y'umuntu, making sure ko iyo option utayitakaje. Urukundo ruraza, ntibazakubeshya, urukundo ruraza iyo ubanye n'umuntu. Ariko making sure ko akubaha kandi afite ibitekerezo n'inzira ya nyayo mukwiye kuganiraho. Hari ibindi bintu bitatu mbere y'uko ushaka umuntu mugabo kuganiraho byanze kuzi kandi mukumva kumwumvikana. Iyo kintu cya mbere ni politiki senya benshi, by'umwihariko nko mu karere kacu, aho usanga hamwe hari opposition imwe idakora, cyangwa se niyakora ikitwa ibi nibi. So making sure kuri politiki muri kumurongo umwe. Icya kabiri, making sure ko kuyoboka Imana naho muri kumwe, kuko niba atemera Imana uyevera ni ikibazo gikaze kandi kinakomeye cyane, ku buryo bishobora kubateranya cyangwa bigakreya ikindi kibazo cyangwa kumvikana buke. Making sure ko kuyoboka Imana mwumvikana. Icya gatatu, making sure umenye inzozi z'uwo muntu, icyo ashaka, tazakubera umunebwe akajya spendinga. Making sure ko umuntu azi gukoresha amafaranga neza,
kuko icyo nacyo ni ikibazo, ko bimwe mu bisenya ngo ni ugukoresha amafaranga nabi. Making sure ko umuntu azi gukoresha amafaranga neza, ikindi afite indangagaciro nibura z'ubworoherane. Ibyo bintu bitatu mbabwiye, icyambere iyobokamana mwumvikane, politiki mwumvikaneho, ikindi gukoresha amafaranga neza ndetse no koroherana. Ibitari ibyo urugo rusenyuka rutananatangira. Byumvikane neza, nta kintu wakora ngo umuntu agukunde, ariko kandi uwagukunze uri option A, nuka tume ayo mahirwe agenda rwose, ndakwinginze. Uzumva benshi bakubwira jya umwandikira gutya, gira gutya azakugarukira, gira icyo bari batabakubwira ni iki? Ni ukwihera muri ibyo ntabwo watera imbere. Bigutwara biri emotional costing, psychological costing, effort costing na energy consuming. Ngira ngo muri kubyumva, bigutwara imbaraga nyinshi z'imitekerereze, kumva ushaka kugarura umuntu utagufite mu mutwe. Mbega ni nko gufata inzira ijya muri Amerika ariko uzi kugira kujya, hanyuma ukajya Australia. Ni ibintu biba bidasobanutse cyane rwose. So byumvikane, nta kintu wakora ngo umuntu agukunde, ariko wakugize option A ntuzabyibagirwe. Ikindi uzite kuri ibyo bintu bitatu niba ushaka gushaka urugo ruzaramba. Uzite niba uwo muntu mwumvikana kujyanye n'iyobokamana, mwumvikana kuri politike, ndetse munumvikana ku ikoreshwa ry'amafaranga na kwihanganirana. Tuvuze ko ikoresha amafaranga hari no kutaba umunebwe, no gukoresha amafaranga uko mwayabonye bikwiriye, n'ibindi. Ibyo bitatu byonyine rwose birahagije. Ikibazo kiri muri ibyo bitatu ni uko iyo mutumvikana kuri kimwe, kandi iyo mugeze mu rugo hari ibindi biganiro by'abantu, kubera ko muba mutaziranye ku bantu wenda ngo murabaganiraho, ari topic za politiki n'iziyobokamana, n'ibyo bintu muganiraho. Rero uzamaking sure ko ibyo bintu mubihurizaho, mu vibrating ari bimwe, kandi mu byumva kimwe. Bitari ibyo rwose garanti mufite itike yo gukora divorce byanze bikunze. Nibyo rero, iyi ni Red Pill Rwanda na immigration, aho dufasha abantu bitewe n'aho uri gukora application. Urugero nk'abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tubafasha gukora application yo kudeklarara fiancé wawe, mama wawe, umuvandimwe wawe, babyita gukora petition. Hanyuma ku bari i Burayi tukabafasha ku applyinga ibintu bijyanye n'ibyangombwa, harimo ibyangombwa byo kwiga, ibyangombwa byo gukora, ariko by'umwihariko tukaba expert mu bijyanye no kubafasha ku applyinga asylum, ubuhunzi, mu gihe uvuye mu bihugu birimo intambara nka Congo. Ibindi tubafasha ni procedure zo ku applyinga visa mu gihe ukiri iwanyu, n'ibyangombwa ukwiye gutwara muri ambasade, no kufatikanya kugira ngo tukubonere invitation yo gutumira kugira ngo uze muri Amerika, uzi Burayi, igihugu icyo ari cyo cyose, cyangwa se ujye Canada. Nibyo rero, kuri telefone mushaka kuduhamagara kuri guteranya 49 cyangwa guteranya 1-618-318-674 niba uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bye bye, tuzasubira.